save the lost and get glory to yourself. We ask in Jesus Christ's name, amen. If you can believe the Sodom sign of Luke, as he promised it, you believe the Sodom sign, then why can't you accept the Malachi voice that follows the sign to return to the world? nongeye kugusuhuzaho kurikira Mahanga TV. Imana igumugisha. Uyu munsi nk'uko bisanzwe ni ikiganiro Branham aravuga. Branham aravuga ni ikiganiro mugezwaho ndetse mugategurirwa na Mahanga TV. Iki kiganiro kigamije kuvuga ku nkuru umuhanuzi Imana yatwohereje muri cyo gisekuruza cya nyuma, ariwe William Marion Branham atubwira ndetse akanakuraho n'icyigisho gifasha imitima yacu ndetse n'ubugingo bwacu, cyangwa se igitekerezo cyo mu buryo bw'umwuka. Iki kiganiro mukigezwaho nanjye Nyizigabo Madadire Kabi. Uyu Branham aravuga ni umuhanuzi Imana yatwohereje muri cyo gisekuruza cya nyuma, nk'uko yari yarabisezeranye ndetse Imana ikabivuga binyuriye mu bahanuzi ndetse n'intumwa zatubanjiriza zo muri Bibiliya. Nko mu gitabo cya Maraki igice cya 3:23 handitswe ngo, dore nzaboherereza umuhanuzi Eliya umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera. Uwo ni we uzasanganya imitima y'abana n'iy'abase kugira ngo ntaza kurimbuza isi umuvumo. Uyu Eliya ariwe William Marion Branham yaje guhabwa umurimo umunsi umwe yarimo arabatiza, ijuru rirakinguka humvikana ijwi rigira riti, nk'uko Yohana yahawe gutegura kuza kwanjye kwa mbere, nawe uzategura kuza kwanjye kwa kabiri, ariko kwa Yesu Kristo Imana yacu. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe turababwira ku nkuru dusanga mu kibwiriza William Marion Branham yabwirije mu 1962 tariki 21 z'ukwa mbere, akita the marriage of the Lamb of God, cyangwa se ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Hariho ishuri rimwe rya kaminuza i Roma. Iri shuri ryari mpuzamahanga kuko ryahurirwagamo n'abanyeshuri batandukanye bavuye mu bihugu bitandukanye by'isi. Muri abo banyeshuri bigaga muri iryo shuri hari harimo itsinda rimwe ry'abanyeshuri baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu by'ukuri aba banyeshuri bakoraga ibintu byose abandi banyeshuri bakora, maze mu ijoro bakajya mu tubyiniro ndetse no mu zindi ngeso mbi zose. Ariko muri iryo tsinda ry'abari baravuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari harimo umukobwa umwe muto utarajyaga yifatanya nabo muri iyo myifatire yabo itari myiza. Mu gihe abandi basohokaga, we yagumaga mu kigo yiyigira ndetse akisomera ibitabo mu gihe abandi babaga bagiye gusinda. Niba hari umuntu wasekaga mu kigo, ni uyu mwana w'umukobwa, kubera ko bose babonaga atagendana n'ibigezweho. Ariko we ibyo ntibyigeze bimuca intege kuko yakomeje kwitwara nk'umukobwa uzi icyo ashaka. Nubwo bwose hari abasore b'Abanyeroma bari bari mu kigero cye, bahoraga bamwinginga ngo bajyane ndetse bamusohokane, ariko akinangira akabyanga. Akomeza kwitwararika ndetse no gusigasira indangagaciro ze. Aho hafi y'ikigo cyabo hari umugabo w'umugaturika yakomeje kwibaza ku kuba atandukanye, nubwo bwose uyu mugabo yari umugaturika w'i Roma. Umugoroba umwe iki kigo cyabo cyaje kugira trip cyangwa se urugendo shuri nk'ibindi bigo byose, baza kujya kure mu mapariki. Birumvikana uyu mukobwa nawe yagombaga kujyayo kuko byari byerekeye iby'ishuri. Baje kujyayo ndetse ni hari hafi, bagiye hejuru y'agasongero k'umusozi aho izuba ryabarasiraga. Uyu mukobwa nawe yari ari aho ngaho akeye n'isura ye itisize amarangi, imisatsi yisokoje igwa mu mugongo. Wa mugabo nawe yari ari aho ngaho ari mu byatsi, arimo aratunganya mu busitani ndetse no mu biti, ariko agakomeza kwitegereza uwo mwana w'umukobwa yibaza impamvu atandukanye n'abandi, kandi abo bose bandi nabo bari mu kigero kimwe nawe. Uyu mugabo w'umugaturika igihe kimwe arimo aratunganya aho ngaho mu bwatsi, ikintu kimwe cyaramubwiraga ku mutima ati, genda umubaze uriya mukobwa igituma atandukanye n'abandi. Nuko atereka umukubuzo we hasi, nuko afata ingofero ye ishaje aragenda yerekeza aho umukobwa yari ari. Nuko aramubwira ati, unyihanganire mukobwa muto, hari icyo numvaga nifuza kukubaza.
Mu by'ukuri uyu mukobwa ntari nigeze amugora, yamusubizanyije ikinyabupfura cyinshi cyane, aramubwira ati yego ndakumva mugabo. Gusa uyu mugabo arebye neza abona uyu mukobwa yari arimo ararira, nuko umugabo aramubwira ati mukobwa muto, nirigiye ko ugiye kunsubiza neza mu byo ngiye kuba nakubaza. Uyu mugabo ati umaze imyaka igera kuri 2, ati kandi nabonye ko itsinda wazanye naryo igihe mwavaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahora bagira ibirori, bakaza mu ijoro basinze ndetse bambaye imyenda hafi ya nayo ndetse n'ibindi bibi byose. Ati ariko naje kwitegereza mvumbura ko utajya witabira ibyo birori byabo. Ati kandi nabonye ko ukunda kwitegereza ku nyanja buri mugoroba, ukitegereza kugeza ubwo izuba rirenze. Nuko umugabo aramubaza ati ese niki kibitera? Uyu mugabo akomeza kumubwira ati njye ndashaje kandi mfite amatsiko mu by'ukuri yo kumenya nyakuri igituma utandukana n'abandi. Nuko umukobwa nawe araterura aravuga ati nibyo koko mugabo, igihe cyose ni koko nicara ndeba hakurya y'inyanja aho izuba rirasira, kuko aho hakurya y'aho izuba rirasira ndetse hakurya y'inyanja niho iwacu. Ati ku butaka buriho amaleta menshi, kandi leta imwe muri ayo maleta menshi. Ati kandi umujyi umwe muri iyo mijyi myinshi, ati inzu imwe muri ayo mazu menshi harimo umuhungu muto. Ati kandi uwo muhungu muto igihe nendaga kuba nazi inaha mu mahanga nasize muhundakajeho urukundo rwanjye, kandi buri umwe wese hagati yacu yakundaga undi byimazeyo. Ati rero niyo mpamvu ntekereza ko ibyo bagenzi banjye bakora ntacyo byamarira. Ati umukunzi wanjye nasize musezeranyije ko nzitwara neza aho ngiye kwiga mu mahanga. Ati ahubwo negereje umunsi umwe ngiyeho ubwanjye nzisanga nicaye ku mababa y'iriya ndege nini, nkaca hejuru y'iriya nyanja nini, maze indege ikaziga ku kibuga cy'indege hazaza kunsanganira, kuko ahari ubu ngubu arimo arategura inzu nziza njye nawe tuzibaniramo. Ati rero nicyo gituma nitwara nk'uko nitwara, gerageza kugendera mu isezerano nasezeranije uriya mukunzi wanjye. Ati nanjye ndabyizeye neza ko aho yari ubu ngubu agerageza kugendera mu isezerano yansezeranije. Ati turacyoherezanya amabaruwa ndetse tunashyiraho amahame tugomba kugenderaho muri iki gihe tutari kumwe. Mbese muri make igisigaye ni uko nzataha maze tukibanira ubuziraherezo. Umuhanuzi Imana yatwereje muri kino gisekuruza cya nyuma rero William Marion Branham, nyuma y'inkuru nziza tubwiye, asuzanye icyigisho gifasha umutima yacu ndetse n'ubugingo bwacu agira ati kanga w'umukristo muri kino gisekuruza cya nyuma yagakwiriye kwitwara nk'umwana w'umukobwa. Ati muri kino gisekuruza cya nyuma akagerageza kwitwararika, akagerageza kugendera kure ibintu byose by'isi, nawe akajya yirirwa avuga ukuntu uwo mwami we Yesu Kristo azaza akamutwara ku mababa ye, ariko azatwara umugeni we ubashije kunesha mu by'ukuri mu iyi si. Ati abo bamwe muri bo batujijwemo ibintu byinshi by'iyi si. Ati umugeni wogejwe mu maraso y'umwana w'intama agahundakaza urukundo rwe kuri Kristo. Ati ubukwe bw'umwana w'intama bwararangiye. Ati kandi umugeni yarangije kwitegura ubwe. Branham akomeza agira ati niba hari umwe muri mwe utarafata icyemezo ngo areke ibyo bintu by'isi, n'undi waba warafashe icyemezo ariko akaza gusubira muri ibyo bintu by'isi, ati niba hari umwe muri mwe waba uri muri iyo mimerere, kuki atakongera ngo aze yivugure mu buryo bw'umwuka avuke bwa kabiri. Ati mwibuke ko niba mwarafashe umwanzuro wo kureka iby'isi ariko mukaba mugikomeje kugendera muri uwo mwanda w'isi, mwibuke ko Yesu atazigera agira umugeni umeze gutyo. Ati ntazigera agira umugeni ujya mu busambanyi. Ati urukundo rwawe rwose rwakagombye kuba ruri kuri Kristo. Ati rero nimba ukomeje gukunda iby'isi bigezweho, bivuze ko utaritegura ubwawe. Rero bene data dufatanyije kugira umubiri wa Kristo, mureke tuve mu by'isi duhanga amaso kuri Kristo, kugira ngo uriya munsi natwe tuzanezerwa ubwo tuzaba turi kumwe n'umwami wacu waturinze ndetse akabasha kubana natwe muri iyi si mbi isa nabi, ariko tukabasha kuba abanesha nitwizera, nidukomeza mu masengesho nta kizigera kitunanira. Imana ibahe umugisha. Mbibutsa ko kino kibwiriza cyabwirijwe mu 1962 tariki 21 z'ukwa mbere, umuhanuzi akita ni Marriage of the Lamb cyangwa se ubukwe bw'umwana w'intama. Njyewe wakibagezagaho nitwa Nyenzika mu Madadire Kabi. Imana ibahe umugisha.